bibaza ese Gafaranga ni umupasiteri cyangwa ni umukomediye? Ngenda buvuga mu buryo bubiri. Gafaranga ngewe muzi kera kuko ndumva muri za 2016 ariho twabanaga mu itsinda ry'abakomediye, ariko muzajye mwibuka abana. Ikibazo rero cyaje kuba cyaba hehe kuri Bishop Gafaranga. Ikibazo cyaje kuba cyaba kenshi na kenshi bavuga ngo agiye kuba yashakana n'undi mugore, agasiga wa mugore babyaranye abana batatu, akaba yaza kubana na Aneti muzi nk'umuramyi. Nubundi ni umuramyi, ariko akenshi ajya nakunda gukora muri izi filimi za Bishop Gafaranga. Noneho mu ma interview aje kubona aka kantu ko kwiyita Bishop gashobora kuba karya Gafaranga n'umundi ntiryasibama, bakajya barifata nkaho ari ryo akoresha muri film. Akenshi akagenda navangamo utuntu twishi twiyobokamana, kubera ko yari amaze kubona ko izi komedi ziwe ariho twabanaga mu itsinda ry'abakomediye. Ibyo ndabimubwira nawe arabizi, wenda naza kuba yabibona. Yabaga mu itsinda ry'abakomediye, ariko akenshi we akunda kuba akora urwenya rwerekeza ku iyobokamana. Kuba mwabona iyi foto ya Bishop Gafaranga afite ubukwe yasezeranye, iyi yari filime. Ubu rwose umukobwa wambaye ikanzu, ako gafoto karimo karacaracara hano, barimo barahwihwisa ko agiye kubana na Aneti. Akenshi na kenshi ajya mu ma interview akaba yitwara nk'umukozi w'Imana. Noneho abona ibi bintu bishobora kuba byarya, nibwo yaje kuba n'ubundi yajya akora ibiganiro byinshi ahangana n'abakozi b'Imana. Muribuka igihe kimwe na kimwe begeze kuba bahangana na Pasiteri Bishop. Ni Bishop ni Pasiteri Yongwe ngira ngo muramuzi. Aposo yabashimiye cyane kandi mbifurije ibihe byiza aho muri mu bice bigiye bitandukanye byo kwisi. Niba udukurikirana uri mu Rwanda, tuguhaye ikaze. Abantu ba hano nta nubwo bari basanzwe banze, ariko nje kubibwira niyo mpamvu niyiziye. Nkaza amazina yanjye nitwa Erade Munyakazi, nkaba ndi umunyamakuru. Nkaba nanifuze kuba twaza kuba twakorana kuri iyi channel. Ni channel yatangiye ikiri nshyashya, ndi kubona ibiganiro biriho bitarenga 40. Ibiganiro biriho ntago birenga 40, ariko njeho ndi mushya, ariko ntago ndi mushya mu kazi, n'umundi sanzwe nkorera no kuzindi. Ariko uyu munsi nifuje kuba narabonye akazi ho ahangaha. Yego, ni akazi. Na akazi rero tuje gukora. Mwakibaza ngo noneho ndaza kubazanira iki? Mbazaniye ibintu bigiye bitandukanye kandi byiza. Ababikunda wenda abasanzwe bo banzi barabizi, kuko ndabizi ko nza kubasharinga iyi link bakaza kubibona. Abasanzwe banzi bo barabizi. Aha nibereye ni mu rugo. Ni mu rugo nibereye. Navuze nti kugira ngo tubashe twatangira ibiganiro byacu, mbanze mbasuhuze tujye tunaganira tuziranye. Wenda kenshi ntago muzajya mumbona imbere ya kamera, nzajya mba nazanye abandi abantu abadukurikiranye, ariko ngo abadukurikiye mumeze neza se? Niba mumeze neza rero, niba wenda ari ubwa mbere wowe udukurikiranye, kora subscribe kugira ngo ninjya ashyiraho inkuru zigiye zitandukanye. Wenda inkuru tuzajya tubakorera wakibaza ngo ni inkuru zimeze zite. Hari inkuru tujya dukora zo gutabariza abantu cyangwa se z'ubufasha abantu bababaye, tukaba twabafasha. Izo nizo nkuru ahanini tuzajya tubashyiriraho rimwe na rimwe, ariko bidakuyeho ko tuzajya dukora n'izindi nkuru zose ziri update, haba muri rusange, mu myidagaduro, abantu bashaka kwidagadura, cyangwa se ibindi bigiye bitandukanye nk'ubuhamya
bw'abantu, aho Imana yagiye ikura umuntu ikaba yagira n'ahandi imugeza. Ibyo nabyo tuzajya tuba twabibagezaho. Muri iyi minsi ndimo ndabona inkuru ya Bishop Gafaranga, nayo turaza kuba twaza kuyigarukaho. Abantu benshi barimo baratabyumva rumwe, baratanga amakuru agiye atandukanye. Uyu munsi ndaza kubazanira ubwino, cyangwa se no mu bindi biganiro nzajya mbakorera. Ushize mwabonye ikiganiro cyagezeho ni cya Valentine Dorimbogo. Reka mbasezeranyije ko tuzabazanira abastari bagiye batandukanye, haba ari muri gospel cyangwa se muri secular, ahantu hagiye hatandukanye, ariko batavuga ibintu bibi, ibintu byatwigisha. Mukunda kubona hano kuri iyi channel hariho ibintu by'ubuganga. Ndanashimira boss wanjye ni Dr. Ndagushimiye nawe aho uri kuba wangiriye icyizere cy'uko nagera kuri izi kamera z'iyi televiziyo. Nukuri turabakunda. Izo nkuru rero z'ubuzima nazo tuzaza tuzinyuramo, twegere abaganga aho tuzajya tubasura, haba mu rugo iwabo cyangwa se kwa muganga aho bavura, cyangwa se abafite amavuriro yabo ari privé, nabwo tuzajya tugenda tubagezaho inyigisho. Noneho wakibaza ngo nituzahagera aho ngaho nzababariza iki? Nzababariza ibintu bigiye bitandukanye wenda byakorwaga, ariko hakabamo uburyo mwumva bitari sawa cyane. Mbasezeranyije rero ko tuzabana neza kandi bikagenda neza. Rero umuntu aho ari hose, reka mbanze mbisabire, umuntu aho ari hose, aho ngaho hasi y'icyo kiganiro hari nomero. Izi nomero ni iziki? Ntago ari izanjye. Izi nomero ntago ziba ari izanjye, ariko nawe nushaka n'izanjye umbwire ndaza kuziguha. Inkuru yose uzajya uba ufite hari umuntu ufite ikibazo gikomeye, ibyo ngibyo turamutabariza. Ndumva inkuru nkora nyinshi ntabariza abantu, kandi dufite abantu bafite umutima wa kimuntu, abantu bafite umutima wo gufasha. Rero iyo nkuru ubonye yakora abantu ku mutima, egera kamera kugira ngo wenda itaza kuba yahungabana. Yego, inkuru wakumva ufite y'umuntu waba ufite ikibazo gikomeye, kuko ntago ibibazo byose wenda turabyakira, ariko byose ntago ariko tubikemura, kuko ntago turi n'Imana. Dukemura nyine ibyo tubasha nka muntu, ariko turagerageza. Hari abantu benshi twagiye twahindurira ubuzima. Rero njye ndashaka ko ritme nakoragamo ahandi ariyo tugiye kujya tuba twakoranamo na hano. Rero urifuza uhe mustari uwo ari we wese? Urifuza pastor nde? Urifuza umuhanzi witwa nde? Urifuza umuntu ufite ubuhamya bumeze bute? Namwe tuzajya tubagererayo, nta kibazo rwose. Inkuru yose wumva washaka kuba watugezaho ntago izajya iba yatunanira. Ubuhamya bwaho Imana yagiye ikura abantu ikanabageza ahandi, ni ukuri tuba tubukeneye. kandi hari abo tubwoherereza bakaba bafite imitima bagarura. Ikindi, ubuhanuzi, harimo abantu ababa pasiteri ariko bazima, ntabwo twe tujya dukorana n'aba bandi babateka mutwe. Rwose uwo muzabona twazanye hano ari umuteka mutwe, uzamutubwire, ntabwo tuzongera kumugarura. Hari abapasiteri, hari ivugabutumwa muri rusange. Ibyo nabyo tuzajya tuba twabibanyuriza ahangaha. Ndumva impande zose twazifasha. Hari abashaka kwiga kumenya ibibazo byabo by'ubuzima, ese nabigenza gute? Mwese tuzajya tuba twabibagezaho. Ngiye n'ubundi ni munyakazi nkuko abanzi wenda banzi, cyangwa se nawe ugiye kumenya aribwo bwa mbere. Ndakubwira rero ngo nguhaye ikaze. Yego, ibyiza byinshi. Hari
hari ikindi kugira ngo twinjire mu nkuru ya Gafaranga wenda tuyibanyuriyeho mu ncamakeya. Ikindi yego ni ibyo ngibyo, wenda n'ibindi tuzajya tugenda tuba twarushaho kuba twabibasobanurira. Hari abantu bamwe na bamwe bifuza ngo ubufasha, ufite ukuntu uvuga ngo mwamfashe iki kugira ngo bitugereho. N'ubundi nta kindi, nawe ni ugutinyuka ukatwandikira ukatubwira ati mfite ikibazo iki n'iki, ndashaka ko cyakemuka gutya. Twebwe turagusengera, twarangiza kugusengera n'ikibazo cy'amafaranga tukagikemura. Si ubwo si byiza roho nziza mu mubiri muzima? Yego, ukaba wiyakiga ibyo tubagezaho. Rero inkuru irimo iracaracara hano ni inkuru y'umwe mu bagaragaye nk'abakozi b'Imana, Bishop Gafaranga. Harimo abantu bibaza, ese Gafaranga ni umupasiteri cyangwa ni umukomediye? Ngenda buvuga mu buryo bubiri. Gafaranga ngewe muzi kera, kuko ndumva muri za 2016 ariho twabanaga mu itsinda ry'abakomediye. Ibyo ndabimubwira nawe arabizi, wenda naza kuba yabibona. Yabaga mu itsinda ry'abakomediye, ariko akenshi we akunda kuba akora urwenya rwerekeza ku iyobokamana. Yego, rwerekeza ku iyobokamana. Aza kwiyita Bishop Gafaranga mu 2018. Bishop Gafaranga yinjiye n'ubundi kwiyita Bishop Gafaranga ari uko arimo arakora filimi ye yitwa Bishop Gafaranga, n'ubundi kuri channel ye ya Bishop Gafaranga. Hari filimi icaho yiwe n'ubundi asanzwe aba yabamo. Iyi filimi yiwe yagiye akinamo kenshi na kenshi, ari naho mwegeze kuba mwabona iyi foto ya Bishop Gafaranga afite ubukwe yasezeranye. Iyi yari filimi. Ubu rwose umukobwa wambaye ikanzu, ako gafoto karimo karacaracara hano, barimo barahwihwisa ko agiye kubana na Annette. Yego, mu barimo barakurikirana wenda iyi nkuru. Uyu Bishop rero Gafaranga yari afite umugore ufite abana 3. Bishop Gafaranga afite abana 3. Uwo mugore nuwo twe tuzi babanye, ariko nyuma yaho nkuko ingo n'ubundi ziyo mu minsi y'imperuka zijya zisenyuka, nawe niko byaje kuba byamugendekera. Kibaza ngo Bishop Gafaranga aza gutandukana n'umugore we, ariko burya iyo umuntu yakubyariye sinjya nibwira ko wenda umuntu ushobora no kuba yatandukana bikaba byakunda, kuko abana kenshi ahanini nibo baba bagize umuryango w'umugabo n'umugore. Niyo mwashwana mugashwana, ariko muzajye mwibuka abana. Ikibazo rero cyaje kuba cyaba hehe kuri Bishop Gafaranga? Ikibazo cyaje kuba cyaba kenshi na kenshi bavuga ngo agiye kuba yashakana n'undi mugore, agasiga wa mugore babyaranye abana 3, akaba yaza kubana na Annette, muzi nk'umuramyi. N'ubundi ni umuramyi, ariko akenshi ajya nakunda gukora muri izi filimi za Bishop Gafaranga. ngo ntituzabahereza ibintu byiza. Wenda abatari bazi Bishop Gafaranga, nababwiye ngo nyuma yaje kuba yatangira iyo filime, akenshi na kenshi yajya mu ma interview akaba yitwara nk'umukozi w'Imana. Noneho abona ibi bintu bishobora kuba byarya, nibwo yaje kuba n'ubundi yajya akora ibiganiro byinshi ahangana n'abakozi b'Imana. Muribuka igihe kimwe na kimwe begeze kuba bahangana na
bishop ni pasiteri Yongwe ngira ngo muramuzi aposo Yongwe, akaba yaza no kuba yakorana n'utundi tuntu tutudegana pasiteri Claude. Ibyo mwagiye muba mwabikurikirana ku Made Choice byaciyeho, ku Isibo byaciyeho, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Uyu bishop rero Gafaranga yatangiye n'ubundi ibi bintu ari umukomediye, kandi nta nubwo yegeze yareka ubukomediye. Nuko mu ma interview menshi yakoraga yitwaraga nk'umukozi w'Imana, akajya abona abantu asengera, yabonaga abantu asengera, wenda abenshi bakajya babona ibitangaza biba, kuko buryo umuntu uwo ari we wese ashobora kuba yasenga. Bishop Gafaranga nibwo yaje kuba yabona amafaranga menshi rwose, yarayabonye Bishop Gafaranga, kuko yagiye yamamariza amakampani agiye akomeye hano mu Rwanda, kube nkayacuruza amamodoka, mwagiye mubibona, hari amafoto menshi wenda turazigenda tuyanyuzamo. Hano ari Bishop Gafaranga ubona ubuzima bwarahindutse. Undi yatangiye comedy ari wa muntu nyine usanzwe nkuko nabandi bose bagiye baba batangira, biramuhira, izi comedy ze ziba nziza. Noneho mu ma interview aje kubona aka kantu ko kwiyita bishop gashobora kuba karya Gafaranga no mundi ntiryasibama, bakajya barifata nkaho ari iryo akoresha muri film. Akenshi akagenda navangamo utuntu twishi twiyobokamana, kubera ko yari amaze kubona ko izi comedy ziwe zimwinjiriza. Noneho no kuba yari yise Bishop Gafaranga, bikaba nabyo bishobora kuba byaza kumuhira. Uko byagenze rero nukuhe Bishop Gafaranga yaje kuba yafatisha aba diaspora cyangwa se abantu bari mu bihugu byo hanze, azajya asengera, bikagenda bigwira, asa nkaho noneho urwenya aruvuyemo, akaba yinjiye mu bintu by'iyobokamana cyangwa se ubupasiteri. Mu bupasiteri niho yaje kuba yakataka gutyo. Noneho nyuma yaho aje kubona ikiswe isene, sasa nibwo yaje kuba yatandukana n'umugore we bafitanye abana 3. Noneho sasa twinjiye mu rugo kwa Bishop Gafaranga rushya, n'urugo rushya, biri guhishizwa ko bagiye kubana n'uyu Annette. Uyu Annette wakibaza ngo uru rugo ruzakomera. Yego, urande rumwe rushobora gukomera, ariko n'urundi narwo rushobora kudakomera. Niba utufashe abana 3 ukaba wabata, birashoboka ko rwakomera bitewe wenda niba ari umugore wamunaniye cyangwa se ari Bishop Gafaranga rero byananiye kubakwa, n'ubashobora kutanyurwa. Nubu ashobora kutanyurwa. Igice cya mbere cya Bishop Gafaranga kikaba kirarangiye. Urashaka ko nguhereza ikindi? Urabyandikaho hasi muri comment umenye amaherezo ya Bishop Gafaranga, kuko tuzajya tugenda tubanyurizamo utu operation. Iyi ni operation Gafaranga, nayo izaza, part 2 izaza. Rero reka nshimire abantu baduteze amatwi, dore ko tunabakunda kandi tubagirana. Twebwe ntago tuzanwe no gusenya abantu, ntago tuje gusenya abantu, ahubwo tuje kunganira ibyari birimo birasenyuka, kugira ngo tuze kuba mu gice cya kabiri. Rero uzumva ngo Bishop Gafaranga byagenze bite. Twandikire kuri nomero yacu uduhereze igitekerezo, cyangwa se muri comment naho uduhereze igitekerezo. Nitwa Munyakazi Irade nkuko bamwe babizi. Ndabakunda, imfura ryahamye. Bye bye.